kwa jina Yesu Kristo. Tunashukuru Bwana Mungu atupatia asubuhi ya leo. Imana yaturinza amarira. Mungu anatutunza machozi. Buriya mabwiza turi mu bibaho byose gushima. Naambia kweli kwa yote tunamshukuru Mungu. Ira modoka harimo abashitsi. Ile gari kwako na wageni. Abakobwa bamwe ni data Papias. Kulikuwa binti wa ndugu Papias. Si bari bagize inyote yo siku ya leo walikuwa na kiu ya kuja mbele ya Mungu. Ariko burya Imana ireba umugambi. Lakini Mungu anaangalia shabaha. Dushishijwe nuko Imana yazigamye. Tunafurahishwa na kuwa Mungu aliwachunga. Ikaba iturinze amarira. Anatuchunga machozi. Ntihagira abantu bajya kure. Usige watu wakwenda mbali. Nta bibaho mu bitungira Uwiteka. Hakuna bienda ukia Mungu ghafla. Kuko byose bibaho ubushake bw'Imana. Kwa mapenzi ya Bwana. Ari bamwe bajya kure cyane. Mmoja anaweza kwenda mbali sana. Abandi bakatekereza ibindi bakajya ariko byose nta gitungura Imana. Nahe twari tumeze neza. Jana tulikuwa tunastarehe vizuri. Twavuye imbere y'Imana. Tulitoka mbele ya Mungu. Tuguwe neza. Tukistarehe vizuri. Ko twumvaga amagambo meza akamaro k'amavuta. Tukiya maneno mafaa ya mafuta. Kandi ayo mavuta niyo yatuzanye. Ile mafuta ndiyo natuleta. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Jina Bwana Mungu lipewe sifa. Ari uburyo upanga ugategura kuna namna unapanga unaandaa kitu utasema ariko bikongera bigahinduka lakini binabadilika kuko Imana burya nitegura byose. Mungu ndiye anaandaa vyote. Reka duhaguruke. Acha tusimame. Dusome igitabo cha Zaburi 90. Cha Zaburi ibice 90 umurongo wa 10. Mstari wa 10. Mwene data ufite Bibiliya yihute adusome. Venuste dusomere Zaburi 90. Zaburi ibice 90 umurongo wa 10. Zaburi 90 ugeze ku wa 12 ni 20 gusa. Ni mstari 2 tu. Umurongo wa 10 ugeze ku wa 12. Hadi wa 12. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70. Ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80, nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Amen. Uwiteka Mana ushobora byose, tuzi kuri Imana nzima, uri Imana iriho kandi uzahoraho. Ni wowe Yesu Kristo. Ijuru n'isi bizakurwaho, ariko igikomeye kuruta ibindi ni ijambo ryawe gusa, niryo ritazakurwaho. Tunejejwe nuko Nyagasani utwemere kugera imbere yawe. Umwanya muto turi imbere yawe tubona ubwiza bwawe. Icyo tugusabye ni kimwe gusa Mwami, ntihagire utaha ubusa, ahubwo waje kugana atakubonye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Komeza rero bana natwe Nyagasani, utubere umwishingizi, utubere uwa mbere n'uwa nyuma, byose tugusabye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Turatwicaye. Tutakuwa tunaketi. Ijambo tugiye kwigira hamwe neno tunatajifunza pamoja riravuga riti, inasema eti utwigishe kubara iminsi yacu, utufundishe kuhesabu siku zetu, kugira ngo tubashe gutunga umutima w'ubwenge, kusudi tuweze kufunga moyo wa hekima. Ninde munyabwenge uri hano? Nani mwenye hekima yuko hapa? Akaba yarize, akaba ageze muri level yo hejuru, anafika mu level ya juu, bakabati ura mu muhanga. Anasema uri ni usujaa. Arabahanga benshi batwara indege, usujaa mingi wanatembeza hadi, ari benshi bagenda mu cogajuru, wengi wanaenda ndani ya ndege, abandi mbese bakora ubushakashatsi, wanafanya kutafutisha. Yewe sinibyo gusa ari n'abavumbuzi, na kuna wengine wanavumbua vitu. Yewe sinibyo gusa ari n'aberekwa, na kuna wengine wanakuwa na maono. None ninde wamenya umunsi we? Sasa nani wetajua siku zake? Bibiliya iradukanguye itubwiye neza. Natuamushi nasema yemwe abashitsi muri hano, wageni mko hapa, yemwe abashiki bacu muri hano, dada mko hapa. Bibiliya iradukanguye ngo itwigishe kubara iminsi yacu, kugira ngo tubashe gutunga imitima y'ubwenge. Ninde wamenya igihe cyazapfiraho? Ninde uzi iminsi yazabara? Nyamara Bibiliya iratubwira ngo iminsi yacu, imyaka yacu y'ubukure, yemwe ni
70 haba wiyongereyeho gito ukiongeza kidogo imyaka 80 ariko iyo myaka yote ni imiruho niyo gusuhuza umutima ahubwo ikadusabwa ni kimwe Uwiteka aratwigisha aravuga atwigisha kwa mutubari imisi yacu Imana yacu yahabwa icyubahiro kuko twebwe tumenya ibitaho ibishize biraturabimenya ariko ibiri imbere ni ibanga ry'Imana mwene data mu muryango batuvuye mu rugo tuje kwa Samba ariko ntabwo twatuzi ibintu bibi turasabwa ikirere tubare iminsi yacu tuyitunguse neza tuyigenzure tuvuga ati se ibyo turimo ni iki burya umuntu agendana icyo afite umwanya wawe rero mwene data n'uyu umwanya wawe sejo ushaka gukira ijwi riravuga ngo umwanya wawe ni uyu munsi Bibiliya iravuga neza ati numva ijwi ntiwinangire umutima mwene data ibi byabaye bikora ngo bitubere isomo ese wowe uriho watanze iki ari undi bavuga ati urananga iki kuturavinga no nta muhanga n'umwe uzi kuturavinga ahubwo umuhanga n'umwe ni ensenyere wenyine hari n'abandi bavuga ati urabura cyamubaho shindwa ashindwe bane data wandugu ahubwo Bibiliya iravuga inasema ati mwishimane n'abishima ahubwo mubabare n'ababara muzune na wanayohuzunika icyo senyera akutubwiye Mungu anatuambia Imana iratubwiye ngo Mungu anatuambia ati tumenye imisi yacu tuyibare neza tuyigenze masiku na kuzihesabu na kuzichunguza vizuri izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro jina Bwana Mungu lipewe sifa mbabwije ukuri bene data bashiki ba kubona uriho ntacyo watanze kubona ndiho ntacyo natanze nanjye ejo bundi traka yarinyishe nureko tujyana n'urupfu ahubwo turasabwa kwigenzura imibereho yacu imeze ute ese imibereho yacu nigendanye n'ijambo ry'Imana ese naramuka ngiye byagenda bite nushaka kurira na mwenye ataka kulia wiririre ushiririe nturirire undi usirie ashobora kugenda ari byo gare rye kandi akagenda kiranukiye Imana niko haki mbele ya Mungu impamvu turi kwishima tukabyina nuko Imana idukije amarira kwa Mungu atokoa machozi ariho bati kudoreta kudoro nabura kubyina kubera ikintu yabyina kandi Imana idukorera ibikomeye none se ndiye oya ntabwo turira ahubwo turishima iyo umuntu afite amaboko aba akiri muzima iyo umuntu afite amaguru aba akiri muzima babwije ukuri ibintu tubifite za modoka yuko turiho Bibiliya iravuga ati nimushake ubwami bw'Imana ariko ibindi muzagira ute muzaryongererwa umuntu umwe rero mtu mmoja umwana yarapfuye abona yapfuye mu ndani ya mwili karoti kandi igihe cy'amateraniro cyari kigeze ni siku ya makutano na inafika aravuga ati aravuga ati udore nakabage baragiye kwicana yari kabandi bagakora oya mu bibaho byose dushime rero bivuga kuna mwenye zibisema ngo rubira byagenze bite oya nta kintu cyandukanya n'urukundo rw'Imana ibintu batise ni ibyago ese ni urupfu oya hapana umwana amushira ku buriri rabatinde kagende cyose acha naende kuomba aragenda araceceka anaenda na nyamaza Imana ni nziza cyane Mungu ni mwema sana arasenga ari mazu Uwiteka isainde zagati ndagenda n'ubundi mu gushingura kwenda kumuzika kuko Imana ari gitangaza agiye kureba asanga umwana yasubizwa mu mwuka w'abazima dufite Imana ikiza dufite Imana itabara cyabindimwe ananirwa kwibanganya abaravuga ati ndoburira amaso yanjye ku misozi utabarwa kwanjye kuzava utabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka warangije ubunisi nazemera ko ibirenge byanjye bitaguza iturinda nabwihunikira nabwitsinzira izina ry'Uwiteka niyo Imana yacu barumugisha mwese ryo mu Yesu Kristo bene data mu bibaho byose twari dushima Imana kandi Satani aramwanye anakuwa na haya kabisa furaha yangu itabakia ikiwa vyote vimetoweka
babwije ukuri ibyishimo byanjye ntabwo bizavaho n'uwabitekereza azategereza bibure sura yangu itabakia wakati vyote vimetoweka nubwo byose byashira ntacyambuze gushima Imana izina ry'Uwiteka yabw'icyubahiro bene data birasaba ngo mwakire imbaraga z'Imana mwakire amavuta y'Imana mu bihe byose dushima Imana babwije ukuri nta kintu na kimwe cyadutandukanye n'urukundo rw'Imana Imana yacu irabizi yaremye akabagemura munsi yademaye umuryango irawuzi isaha nigera buri muntu wese azaca muri exiti ye izina ry'Uwiteka yabw'icyubahiro turasabwa ngo tumenye iminsi yacu iminsi yacu tuyigenzuze tumenye kwibara neza iminsi yacu imeze ute nubwo warama n'imyaka yawe ukaba waramye n'imyaka 70 ariko waba wiyongereyeho kuri myaka 80 ariko iyo yose no gusuhuza umutima nta kimwe mu biruho byose n'urugo turaje muri kampani umukobwa wese igihe cyo gucura umuntu sindi ko ducura uyu munsi akazi ariko Imana ikakurinda Imana ikagucunga ikakomeza ikagucunga maze kuba kantu wakurashize maze kuba ko bitaro rashize uwo mwami tumukremera ngoshi nagiye mu kazi nenda mkazini none twa turi kumwe kwa pamoja barambye ati jini buwazi kukabona kana meze neza kwa nini naona siko vizuri naje ndamubwira ati mimi nimwambia because I'm tired kwa mimi niko nachoka ndana niwe mimi niko nachoka ndamubwira ati jini gihangare binana kubwire abazamuye umupira ngiye kubona ngo nafude amotije ngiye kuba ruvanda komenye turakorana n'umusaza mwiza cyane ahubwo ati komera nanjye dukomeze numva niyongera ibiro mwene data komera mu rukundo rwawe Yesu araje bakristo ushobora kuganya uganya ugasanga akurusha ibyawe byose ibanga dufitanye rimwe n'umwami wacu Yesu Kristo urababara unahuzunika ufite icyo wabuze wiko na chenye nakosa isugo mwami wewe usitegemee mfalme Uwiteka Imana yacu Bwana Mungu wetu itwigishe kubara iminsi yacu atufundishe kuhesabu siku zetu iminsi yacu tuyibare neza siku zetu tuzihesabu vizuri ejo bundi cyagenze bite juzi bilikuwaje naba naragiye muri imagination y'umwaka ningekuwa chini sana ibibazo nahuye nabyo nibihe tatizo kutana nazo ni ko tugiye gusatira ura mwaka uyu mwaka wa 2023 umeze ute ko tubara tugeze hagati ese uyu mwaka tugiye gusoza bimeze bite mariza biko je kwigishwa kubara iminsi yacu kugira ngo tubashe gutuma umutima w'ubwenge Imana yacu ibahungisha mwizira ry'umwami wacu Yesu Kristo Yobu abarihangana Yobu anasubira dusomera mu gitabo cya Yobu some kitabu cha Yobu 29 kandi turukwihuta tuko na tunaharikisha amasaha ari kwihuta sawa zinaharaka turukwihuta kura gutujya mu yindi mirimo turekure n'abandi bafite indi mirimo ariko bibiri gutubwira ngo birasaba ngo twige tumenye kubara iminsi yacu kugira ngo tubashe gutunga umutima w'ubwenge baba wagize frere 29 reka ndebe Yobu 29 Yobu 29 kugira ngo tujyane Yobu 29 kugira ngo tujyane hera kuri uwo murongo wa mbere anzia ile mstari wa kwanza maze Yobu yongera guca imigani ye ati iyaba nari imeze nko mu bihe bya kera nko mu minsi Imana yandindaga icyo gihe itabaza ryayo byamurikiraga ku mutwe nkagendera mu mwijima nyobowe n'umucyo wayo nuko nari imeze mu minsi y'ubukwerere bwanjye Imana ikingira inama
Imana ikingira inama mu rugo rwanjye. Ishobora byose yari ikiri kumwe nanjye, abana banjye bankikije. Amen. Rekeraho mwene data. Ule ni Yobu. Yobu yari umukiranutsi. Yobu alikuwa mwenye haki. Yari umutunzi mu karere. Alikuwa kabisa yarazwi na bose. Alikuwa anajulikana kwa wote. Ejo twavuze yuko jana tusema hari amavuta. Kulikuwa ni mafuta. Aramo kabiri y'amavuta. Na kabira mbili ya mafuta. Hari amavuta b'imbere. Kuna mafuta yako ndani. Ayo mavuta b'imbere ashinzwe umuntu kumurinda. Icyo bita immunite. Ubudahangarwa. Sinira turukujyana. Amavuta y'inyuma atuma umenyekana hose ukabikirangirire. Yobu yarazwi rero ariko yarafite amavuta akomeye cyane kugeza igihe Satani yatembereye. Shetani alitembea abarazungurutse. Burya Satani afite n'abakiranutsi. Kumbe na Shetani ajua na wenye haki. Abarazungurutse kuko yari umukire. Kujua alikuwa mtajiri. Satani abahuye na Senyeri. Satani alikutana na Mungu. Yewe uravaye. Wanaume natoka wapi? Undati mvuye mu isi n'ukwizera. Natoka ulimwengu na kuizunguruka. Ubusanzwe Satani inzerereza. Kawaida ibilisi ni kawayawaya. None sasa wamboneye umukiranutsi. Uliona mwenye haki kandi wubaha. Tena anayetii. Witwa Yobu. Anaitwa Yobu. Satani se uriya yabuzwa n'igikuba. Uriya anakosa kutii juu ya nini? Wamuhaye byose. Ulimpatia vyote. Wamuhaye ubutunzi. Ulimpatia utajiri. Yemwe wamuhaye amashyo. Ulimpatia mangombe. Afite imikumbi itandukanye. Afite tofauti. Byose waramuhaye n'abana waramuhaye. Na watoto nampatia. Imana ati. Mungu ati. Ibyo nibyo bitumye tekereza ibyo ngibyo ko ataho umukiranutsi wanjye. Unawaza haizi kwa mwenye haki wangu. Noneho genda. Sasa nenda. Ibyo afite byose. Yote anavyo. Ubikoreho. Ubigusie. Yemwe nawe umukoreho. Umuguse. Ariko. Lakini. Icyo ngwimye ni kimwe gusa. Na kuima ni kimoja. Mu bugingo bwe. Ni nafsi yake. Noneho turebe. Sasa tuangalie. Satani ati yo. Ibyo byose nibikoraho. Yote nikibigusia. Yemwe arakwihaka. Atakukana kabisa. Bene data. Wandugu. Iyi myambaro izashira. Hii mavazi itaisha. Ibyo dutunze byose yote tunavuga bitaisha. Ijuru rizakurwa. Mbingu litatoka. Urukuza kubona ukabona igihugu gikomeye. Inchi nguvu. Gifite ubukungu. Yiko na utajiri. Waza kubona ukabona cyasubiye muri minus cyo cyabaye gikene. Narudia chini na kuwa maskini. Abari baze igihugu cha president Ura Kadafi. Mwenyewe kwa najua inchi ya president Kadafi. Hari igihugu ubwo umusore yakurambagiza arangije n'amashuri. Kijana kwenda kuchumba na mali. Iwaka mushakira umwana n'iki byose. Kabisa mali na Kadafi. Bese igwira yagiteje imbere. Ariko kugeza amasaha nibo bari gusaba ubuhungiro. Leo wanaomba makimbilio. Ibintu byose bigenda bigira ute bihita. Binabadilika. Ejo ugomba kuzamuka. Kesho nende kupanda. Uwo ni Paulo yabivuze. Paulo alisema ngo nigishijwe nilifundishwa gusonza kuwa na njaa, nigishijwe guhaga, kushiba, ariko ibyo byose bifashwa na Kristo ukibaraga. Alipata nguvu. Bene data, Imana ni gutonga inkono. Mungu akikunyosha nujamo hasi na bidashikira koko byose ni Imana ibigaba. Vyote ni Mungu anatupa. Yobu sasa abatangiye gukorwa. Anaanza gusiwa. Imikumbi yose bikozweho. Zeze yote nagusiwa. Yaza kubona kabona ngiri. Inkubi iraza pepo inakuja pa. Akabasigaye kamwe. Anabakia kamoja. Akabari ruhusa. Anakimbia. Yewe. Uyamikumbi wari ufite. Yose Kristo ni kuba. Nta kimwe gisigaye. Kule jinja abakia. Bene data bakundwa. Wandugu wapenzi. Yobati. Ibyo byose ni Imana yabimpaye. None ikizute agisubije nini anashirudishia. Yobu ageze kure. Yobu akifika mbali. Abaravuze ati. Anasema ati. Iyaba nari meze nko mu bihe bya kera. Kama masiku ya zamani. Bene data bakundwa. Wandugu wapenzi. Muze mutanga ibihamya. Ikimana gukoreye. Ntuzibagirwe ineza Imana yagukoreye. Iyaba nari meze nko mu bihe bya kera. Kama zile masiku za zamani. Igihe. Wakati. Uwiteka yangendereraga. Nilitembelea. Mana yanjye. Mungu wangu. Igihe nari gikwerere. Wakati nilikuwa kabisa. Igihe nabonaga zungurutswe n'abantu. Yemwe sinibyo gusa abasore barazaga bakikubita hasi. Mwami wanjye. Reka twomeze twasoma. Komeza usome hepfo frere. Komeza usome hepfo warugeze. Hera ku murongo wa 5 komeze hepfo. Mstari wa 5 endelee chini. Intambwe zanjye zari zaranyuzwe n'amavuta. Amen.
urutare rukansukira imigezi y'amavuta ya Elayo. Iyo najyaga ku irembo ry'umudugudu ngatereka intebe yanjye mu mahuriro, abasore bambonaga bakihisha, nabo abasaza bakampagurukira bagahagarara. Amen. Komeza hepfo ugeze kwa 10. Ibikomamanga byaracecekaga bikifata ku munwa, ijwi ry'imfura ryaroroshwaga, ururimi rwazo rugafatana n'urusenge rw'akanwa kabo. Amen. Amen. Ururimi rwafatanaga n'urusenge rw'akanwa kabo. Uwo ni Yobu. Ariko ari gutekereza ibihe bye, ari gutekereza ibihe bye, ari kubara iminsi ye, akareba uburyo Imana amugendereraga. Ariko aho yarageze akabati mwami wanjye, nubwo byo byose byagezeho, ariko mwiringiye yuko amaso yanjye azakwitegereza, azakureba, amaso yanjye azakwitegereza. Sayuni yarafite ibyiringiro. Imana yacu ntabwo icyubahiro mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Yakwibuka ibihe bye, yareba uburyo abasore bamubonaga bagatinya, yareba abasaza bamubonaga yemwe bose bakamuhagurukira. Nuko Yobu yihangana muri byose, arinda ururimi rwe kugeza igihe Imana yumvisha ubutaka bwe. Si n'ibyo gusa, ibyo yari afite byose Imana ibimukubira kabiri, kugeza igihe n'inshuti z'amagara zatangiye kumuvaho. Wanamutokea abari inshuti batangira kumwikata, wanaanza kutoka kwake. Hari umuntu w'inshuti, kunakuwa mtu anakuwa rafiki, atakuwa kuni inshuti yo imbere ya rafiki wa ndani y'uburyarya. Ule rafiki wa janja anakuwa na kitu anatafuta kwako. Urichako mwana mwene, basi inshuti ujanja unafiki bitari imbere nabiko ndani. Uwo tumwita kafuata, ule tunamwita wale inkurikizi wakukufuata kwa none akabi inshuti ari cyo kugucaho akaba kuvuyeho kuko cyakindi yakigiye gushakagaho abo n'utagira kuvuga tena anaanza kukusema nukunegura anakusengenya uriye munsi yahuye n'ibibazo kutana shida, baba baratangiye gukora ariko wanasema heri birashoboka, inawezekana ari ibibazo huye nabyo. Natwe twarabivugaga ubutunzi wari ufite, ufite ahantu wari warabukuye, none wagiye kuraguza kupiga rabuni. Nawe koko, nawe wari inshuti yangu, nawe koko, na wewe kabisa. Ndagiye rero, ninaenda sasa, ubucuti burashize, rafiki ndio unaisha, icyo yagucagaho kirashize, nilikuwa tafuta kwako kinaisha. Kugeza igihe Yobu ufika wakati ayo n'umugore we nawe atangiye natangiye kwihakana, anaanza kukana kabisa. Yobu arihanganye, nawe ubaye kimwe n'abandi, unakuwa kama wale, ariko Yobu arihanganye. Yobu anasubiri igihe kigeze, kuko Imana ari ubutunzi bw'Imana. Mungu wa rehema babwije kuri uyu munsi bishobora kuku, ejo bigahinduka, kesho unabadilika, ejo bishobora kuba hasi, ejo bundi bikazamuka. Icyo nasaba bene data bashiki bawe, naomba ndugu na wadada, Imana ikidushakaho ni iherezo gusa. Nta kindi Imana ntabwire bitangiro by'umuntu, angalia mwanzo wa mtu, ahubwo ireba iherezo, anaangalia mwisho. Yobu rero, Yobu sasa igihe kiba kirageze, iherezo rye mwisho wake Imana Mungu ibimusumbishije ibyo yarafite byose, yemwe bikuba inkubwe. Abantu babandi bari baragiye batangira kugaruka tena, batangiye kugaruka, ariko yaramaze kumenya inshuti nyanshuti. Imana ikidushakaho itugira inshuti nka yindi Dawidi yarafite, Yonatani atitaye kuri se wagambaniraga Dawidi, ahubwo Yonatani
Wumva kanisha muri komeye. Yonatani yari yarigishijwe. Yonatani alikuwa anafundishwa. Agiye kubona abona umwanzi wabo wari ubamereye nabi. Alikuwa anawashambulia. Witwa Goliyati. Yaramereye se nabi. Agiye kubona abona igisubizo kirabonetse. Kinyuriye mungaragu w'Imana Dawidi. Sirimwe si kabiri. Yonatani amwitegereje Dawidi. Asanga ari umukiranuzi. Anakutana mwenye haki. Abaravuze ati utabicuti ya buriya. Unaweza kuwa rafiki na ule. Na wundi. Hakuna mwingine. Noneho Dawidi. Sasa Dawidi aratekereza ati anawazia eti uyu Yonatani ubwo yaje. Yonatani njoo anakuja. Kandi se ni inoti guhangana baba yake ndio atapambana naye. Reka banze mugerageze. Acha ni mujaribu. Reka babwire tumwigeragezwa. Tuko ndani ya majaribu. Turumwigeragezwa. Tuko ndani ya jaribu. Muri Bibiliya yanjye arakuvuga neza. Biblia yangu kunasema vizuri eti. Gumbese kwa abanyamaguru bagusize. Ona wenye miguu wanakuacha. None amafarashi naza bizagenda bite? Sasa kuja mtakuache. Kumbo n'abanyamaguru bakugusa. Unaona wenye miguu wanakuacha. None amafarashi naza bizagenda bite? Imana yacu dufashe. Mungu tusaidie. Mwizira cyuma Yesu Kristo. Ariko Dawidi yagerageje Yonatani. Mu byo yamugeragejemo asanga Yonatani ari inshuti nyanjye. Ni rafiki wa kweli. Bibiliya iravuga ngo ubucuti bwabo bari kubwe. Ilikuwa kaza maradufu. Kugeza igihe fika wakati Yonatani yazaga akabwira Dawidi amabanga yose yo mu mirere yo mu mbere. Fatirega uramenye uyu munsi ntuke mu nama. Papa yatumije abantu bose mu nama. Ariko iyo nama ntugira ngo harimo kasoro. Nuramuka ugezemo ni wowe utayiwo barakutwara. Dawidi none biragenda bite? Yonatani ati niba ari wowe barguhiga dore ikimenyetso ngiye kwerekana iki. Bene data bakundwa, Yonatani yari inshuti nyanjye. Dukeneye inshuti nyanjuti. Inshuti itava kuri mugenzi wayo. Yagwana akagwa aho ngaho. Yajyama akamubyutsa. Yazitara afite kamera. Dukeneye abatubwira ati komera. Dukeneye abatubwira ati komeza. Piga hatua. Ntabwo dushaka abantu badusubiza inyuma. Ahubwo turashaka abadukomeza urugendo kugira ngo tubashe kwambuka ruzi. Uruzi ruri imbere yacu ni runini. Birasaba guhumurizanya. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro n'izina ry'Umwami Yesu Kristo. Bene data bakundwa, urebe ko yari inshuti nyanjye. Yonatani barapfuye. Yonatani anafariki. Amaze gupfa. Akishafariki. Dawidi ararira. Dawidi analia. Abaravuze ati nasema eti untera agahinda yewe Yonatani. Unanihuzunisha. Wari inshuti ndutirabaye. Ulikuwa rafiki na zaidi ya wengi. Ararira. Baramuborogera. Kuko yarabuze inshuti ikora mutima. Rafiki wa kweli. Rafiki wa moyo. Tukene izo nshuti. Nahitaji zile rafiki. Inshuti niwo ubitibanga. Rafiki ule mwenye anapatia. Nari sohore. Hata nitoa. Inshuti kakubikira ibanga. Anapokea simu. Yabona ikibazo cyavutse akakubikira ibanga. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro. Dawidi abaragiye anaenda yaramaze gufata igihugu. Alikuwa alishakamata Sauli yaramaze gupfa. Sauli alikuwa alishafariki. Ahageze anafika mu muryango wa Sauli bose bari barashize. Ariko asigara umwe nawe babanaga n'ubumuga. Alikuwa ni kiwete. Yari aho ngaho alikuwa pale asusugurwa, anazalauliwa. Imirima yabo yose, shamba yao kwao yote, Inyarurembo ya kule Nyarurembo yose bari barayitwaye. Alikuwa alishaichukua. Urabiko byari bikomeye. Ilikuwa ni shida. Atangira nawe kurya ibyo bamuhaye asabiriza. Yaravukiye mu bagabo bakuru. Ariko ineza uyisanga imbere. Kora ineza yawe uzayisangayo. Nushaka kurama ugira ineza, ineza uyisanga imbere. Dawidi abaraje. Dawidi anakuja. Abaravuze ati bose baramushagaye. Watu wanamzunguruka. Abarababye ati nta muntu hakuna waba warasigaye mtu mwenye bakia wo mu muryango wa Sauli ya Sauli nkamugira neza kubw'inshuti yanjye Yonatani. Amen. Maana ati nziza cyane. Mema sana. Mutende mema. Mema utaikutana mbele. Inaweza mzasanga mbele. Na nicho gituma Uwiteka Imana iturinde. Ndio sababu Bwana Mungu anatuchunga. Ikakurinda natwe tanze. Ahubwo
byawe ikanakurinda tu ejo bigakomeza. Mwareba kino gihugu twaje wowe mukareba abantu bari mu mihanda wowe watanze iki? Barise walijifunza ariko mu mihanda bari gusaba wowe watanze iki? Ariko nakora imana zikora amaboko Mungu atabeba mikono izabikora nubwo waca mu mawa nubwo iseba y'ubushariri ulimwengu inakuwa uchungu. Irinde Israeli anayechunga Israeli hasinzi. Irinde Israeli ntabwo isinzira. Iyo mana y'Israeli niyo turi kuramya. Iyo mana y'Israeli niyo turi kuririmbira. Iyo mana y'Israeli n'ibindi izabikora na vingine itabitenda. Biblia ikuvuga ngo Biblia inasema ati nta mwana w'Imana hakuna mtoto wa Mungu uzasabiriza ataombaomba. Iryo ni isezerano twahawe. Ile ni ahadi tulipewa. Nta mwana w'Imana uzasabiriza. Mtoto wa Mungu ataombaomba. Biblia eti ubwo dufite ingawa tuko umwambaro mavazi ubwo dufite ingawa tupo ibyo kurya na chakula ibindi tubireke yengine tubiachie izabitwongere hata tuongezee tumaze dushake ki ubwami bw'Imana mfalme wa Mungu ibindi byose uzabyongera yote atatuongezea. Sakirima kibataraje ile kiwete inakuja intumwa zirihuse kabisa mitume na kwenye ipo murabizi unajua umwami aragushaka mfalme anakutafuta higa mana ndapfuye wewe nafariki nilivisema ibyo biyakoze none ngiye kuzira cyacu aragushaka sindi cyagushakira chenye nakutafutia wote kinakuja yitwa gande haja amipo fese alikuwa amipo shofeti ya ndio anaenda Sara mshakira kimana basi nanjye nigi warusigaye birarangiye binanyishia Dawidi babaragufashe babaramujyanye n'imbere y'umwami Dawidi. Uraoneza habari yako ni wowe wasigaye wewe ulibakia ni njyewe umwami ni mimi mfalme. Uyu munsi rero siku ya leo sasa nifuza ko tusangira ku meza tuchangie kikombe moja kufatana na jinsi kujana nivyo uyu munsi turasangira bene data bakundwa ntabwo twari tuzwi nta nibwo twari tuzwi muri gatoya ariko uyu munsi turi bikomangoma ibi turi guhabwa ibi turi kurya yari ifite bagirabyo ntabwo wamukora ati hakumbuka yule mke eti mwami mfalme wamfasha unisaidie akubukurikira anamufuata wamfasha unisaidie mfalme tarakini mwagize ibyo kurya mupfa kubitanga chakula ni kukufa kubipana tu ntabwo nafata ibyo kurya mu bihereze sasa cha kukamata chakula kipatie umbwa mama tari mama eti ibyo gusase vile tu imbwa nazo burya naomba nazo kuki sindi tuvuga kunyikira tuba twasigaye tunakula tuende kumeza mezani mwami ti mfalme eti mbega kwizera ona kuamini bene data bakuru wandugu wa ibi dufite ibi tunavyo twabihawe ku buntu tulipewa kwa neema none urabihawe sasa na bipewa birinde kwinyanyagaraho wewe kabisa usubiri ibi byari bifite bagirabyo bilikuwa na wenye navyo Biblia kuvuga ngo twebwe inasema sisi nta nubwo turi gishitsi hatuko tana ile muti ya kusimama ahubwo twebwe turi inkurikizi sisi twiko kabisa ile muti ya muti ya akantu kagere kakaba ku giti kale kakitu kakamera ku muti kanaota none ukakadegetse kahana kale ukafunyanga sikatanzi toka bene data bakundwa tuze dushimira Uwiteka Imana. Tunashukuru Bwana Mungu. Imana yaduhamagaye Mungu alitujalia jewe nzaye nambaho mimi tatume kwake abayikubise hasi sika chini amaze kwikubita hasi sika chini mwana wewe mfalme uriye umugisha mbona ufanye nakuwa na heri kwako mwami ati si nibyo gusa usivile tu ahubwo ya mirima yanyu y'inyarurembo nashaka ngo baze bayihinga niba mara gusarura bakuzaniye imyaka mwami uri mwiza Imana yacu ntabwo irabonera ku rutoki mwami yarakaze nzamushima kwizera ry'umwami Yesu Kristo. Bene data bashiki banjye wandugu wa dada zangu icyo dusabwa ni kimwe tunaomba kimoja tubara iminsi yacu kugira ngo tubashe gutunga imitima y'ubwenge moyo wa hekima. Mushiki wanjye mwene data ndugu na dada ninde ushaka kwakira agakiza nataka kupokea wokovu umwanya wawe n'uyu muda wako ni huu mushiki uri hano mugeni uko isaha yawe ni saa yako ni hii hari ibanga rikomeye ninde ushaka kwakira agakiza
nawe ametari umugisha nawe yinjira mu bandi. Isi irarangiye ntagiye dufite babwije ukuri muri Yesaya aravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka babona umwambaza namwambaza kari bugufi niba avuze ngo kiri bugufi agiye bakamushaka bamubura mwanya wako ni muda wako ni huyu nindi ushaka kwakira agakiza nataka kupokea wokovu nindi ushaka kubatizwa nataka kubatizwa babwije ukuri Isaya yawe ni iyi ibyawe yako wamenye ibyatambutse akubira imbere utajua ni siri ya Mungu. Imana yacu ibaho umugisha wizira cy'umwami wacu Yesu Kristo witeka Imana cyayidusaba Mungu jana tuomba iratwigisha kugira ngo tubare misiya kugira ngo tubashe gutunga imitima y'ubwenge moyo wa hekima. Shalom nicyo nabifurizaga Imana ibirize neza kandi bakomeze wizira cy'umwami wacu Yesu Kristo.